Umunara w'i Babeli. Abantu bose bavugaga ururimi rumwe, ari ubwoko bumwe. Nshuti muvandimwe, ujya usoma iki kintu, ujya usoma iri jambo. Abantu bahoze ari ubwoko bumwe, bavuga ururimi rumwe, bahuje byose. Imana ubwayo nayo yarabirebye, ibona ko ari abantu bakomeye, ubwo bashoboye icyo ngicyo, ngo n'ijuru kurigeraho byari bishoboka, nta kindi kibaho cyari kubananira. Iri jambo iyo ndisomye rirankumbuza, iyo ndisomye riranezeza, nje kurigusangiza ngo nawe ufate aka kanya uritekerezeho. Kuki ubu ngubu abantu batakongera kubaka uyu munara w'i Babeli? Kubera iki? Ururimi rwari rumwe. Igisobanuro aha ngaha cyiza ni uko ntibatandukanyaga abantu, nta mazina bitaga ibiriho, ahubwo byose byahoze ari umwuka umwe. Tekereza nawe akanya gato, iyo urebye iruhande rwawe ibintu bibona uko biri cyangwa ubona amazina ari mu mutwe. Kiriya ni ikidomoro, kiriya ni igiti, uriya ni umuntu w'igikara, uriya ni umuntu w'inzobe. Ngaha aho indimi zaturutse. Ariko itegereza umuntu, mu mutwe wawe ntuvuge ngo ni umuntu, ntuvuge ngo asatya, ntuvuge n'izina rye. Nawe wirebe, ntuvuge ngo uri umuntu, ntuvuge ngo witwa kanaka, ntuvuge ngo ukora ibi ngibi. Wirebe gusa, maze umbwire itandukaniro riri hehe nshuti? Itandukaniro riri he? Ikintu bita ururimi twazanye mu biriho nicyo cyaje gusobanya ibintu byinshi. Ndagira ngo iki kintu buri wese ucyumvishe yongere agitekerezeho, maze dushake kandi dushake ubudahwema ukuntu twakongera kuba umwe, ubwoko bumwe, ururimi rumwe gusa.